turashima Imana, tukaba nk'uko nabibabwiye ubuturo bwera ni bugari cyane. Nk'uko rero nk'uko nari nabibabwiye, ni ukugenda twiga buri kantu kose kari mu buturo bwera. Uyu munsi rero tugiye kureba Mose ashinga ihema. Ikintu cya mbere, Uwiteka abwira Mose ati, mu Kuva igice cya 40 ku murongo wa mbere, Uwiteka abwira Mose ati, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinge ubuturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Nk'uko rero nayimaje kubabwira, mbere y'uko dukomeza mu cyigisho tujya mbere, mureke tubanze dusenga Imana. Data mwiza utwitaho umunsi ku munsi, tugiye kwiga amagambo yawe. Reka umwana wawe wese uyumva umuhe kuyaha agaciro, kandi data, maze nawe nayabwira abandi twese tukikizanya kubw'ijambo ryawe, tuzashima urukundo rwawe. Reka buri mwana wawe wese uzumvira ijambo uzamuhe kuriha agaciro, kandi uwo rizanyura mu maso uzamurinde kuba ryamuciraho iteka, ahubwo uzamuhe kugira ngo rimukize. Komeza utubere byose, amahoro tangira ubuntu mu mitima yacu. Urakoze ku bwa Yesu, amen. Nk'uko narimaje kubabwira, turimo turagenda twiga akantu ku kandi. Narimaje kubasomera rero amagambo tugiye kwiga muri aka kanya, mu Kuva igice cya 40 guhera ku murongo wa mbere, turageza ku kintu cya mbere cyashinzwe mu buturo bwera. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinge ubuturo, nibwo hema ry'ibonaniro, ushyiremo isanduku y'ibihamya, uyikingirishe wa mwenda. Ikintu cya mbere tubonye, Mose yarabwiwe ngo ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinge ubuturo. Hanyuma ubwo buturo numara kubushinga, umuryango wa mbere cyangwa igice cya mbere uzashyiremo ibihamya. Izafata isanduku ushyiremo ibihamya, hanyuma nusoza kubishyiramo uzashyireho umwenda ukingiriza aho ngaho. Icyo ni cyo cya mbere tubonye cyagiye mu buturo bwera. Ikintu cya mbere Imana yashyize mu buturo bwera ni isanduku y'isezerano, cyangwa isanduku irimo iki? Ibihamya. Isanduku irimo ibihamya ni ukuvuga ngo biriya bihamya nk'uko tubisanga mu Kuva igice cya 31 byavugaga amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana tuyasanga mu Kuva igice cya 20. Mu Kuva igice cya 20 niho hari ayo mategeko y'Imana. Reka tuyasome. Imana ibwira Abisiraheli amategeko yayo 10. Ku murongo wa mbere Imana ivuga aya magambo yose iti, ndi Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Nshuti bavandimwe, umuntu abanza kubwirwa ngo ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu byaha. Yego, Imana yagukuye hehe? Mu byaha. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ngiryo itegeko rya mbere umuntu ahabwa iyo amaze kuva mu byaha. Ese Imana muri iki gihe zaba ari izihe? Hari igihe yaba ari Imana y'amafaranga, yaba ari Imana ya za interineti, dore ko bigezweho. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iyo Imana imaze gukura umuntu mu byaha, imubwira ko adakwiye kugira izindi mana mu maso ye. Icya kabiri, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranuka kwa ba se, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Nshuti bavandimwe, Imana ntabwo ishima ko twikubita imbere y'ibishushanyo, ahubwo irifuza ko ariyo yonyine tugira dute? Turamya. Irya gatatu, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa ijambo rye. Aya ni amagambo ndi kugenda nyasoma, kandi muyaha agaciro nshuti bavandimwe. Aya ni amwe mu mategeko Imana yandikishije n'urutoki rwayo ku bisate by'amabuye. ngo
wibuke kweza umunsi w'isabato, ngo mu minsi itandatu ujye ukora abe ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi itandatu ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Iryo ni itegeko rya kane. Itegeko rya gatandatu, wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ariko si uyu munsi abantu baracyubaha? Abantu muri iki gihe ntabwo bacyubaha abase ndetse na ba nyina, ndetse n'abantu muri rusange ntibacyubaha. Ariko ingaruka muri kugenda muzibona, uko abantu barushaho kugenda bakandagira amategeko y'Imana, niko n'isi iri kugenda igera ahantu habi cyane. Itegeko rya karindwi, ntukice. Itegeko rya munani, ntugasambane. Itegeko rya cyenda, ntukibe. Noneho itegeko rya cumi, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Nshuti bavandimwe, ayo ni amwe mu mategeko Imana yandikishije n'urutoki rwayo ku bisate by'amabuye. Ayo ni amategeko yagombaga kujya muri bya bihamya. Noneho hejuru ku isanduku hari hariho abakerubi, nk'uko nabiberetse ku kavidewo kabanza. Abakerubi bari bariho bari bamaze iki? Abo bakerubi niho Imana yavuganiraga n'ishyanga rya Isiraheli. Iyo umuntu yicaga itegeko ry'Imana, ni ukuvuga ngo nta kindi yagombaga gupfa. Ariko iyo wazamukaga ukareba hejuru, ukareba ku isanduku icyari kiri hejuru, hari hariho intebe y'ihongerero. Ni ukuvuga ngo ikintu cyaberaga ni uko wahitaga ubona imbabazi. Ni ukuvuga ngo isanduku y'isezerano yari irimo amategeko y'Imana, ariko hariho intebe y'ihongerero. Uwo nguwo ari iyo ntebe y'ihongerero yashushanyaga n'ubundi imbabazi. Amategeko, uwishe itegeko ubundi yagombaga gupfa. Ariko kubw'intebe y'ihongerero, kubw'imbabazi z'Imana zihora hafi y'amategeko yishwe, ni ukuvuga ngo umuntu iyo arebye kuri Kristo ahita agira ate? Ababarirwa. None se uyu munsi amategeko y'Imana afashwa ate? Nshuti bavandimwe, uyu munsi amategeko y'Imana afashwe nabi. Ndagira ngo mbabwire yuko muri iki gihe ubu ngubu ubusambanyi bwashyizwe imbere, noneho bwavuye no ku badahuje ibitsina, noneho bwagiye no ku bahuje ibitsina. Ndagira ngo musubire inyuma, mujye mu itangiriro, murebe icyarimbuye Sodomu na Gomora. Imana icyaha cy'ubutinganyi cyanga urunuka. None isi ni aho ngaho igeze. Ubu ngubu noneho irimo irashyigikira icyaha cy'ubutinganyi. Nyamara amategeko y'Imana arimo aragenda akandagirwa hasi. Kandagira ngo mbabwire ko nimureke amategeko y'Imana agenda akandagirwa hasi, muzibonera ingaruka zayo. Ibibi bizaza biri ku isi ari byinshi. Itegeko rya ntukifuze. Ubu uyu munsi umuntu asigaye yifuza ikintu cyawe, yakurusha imbaraga akakwica cyangwa akakukuraho kugira ngo akibone. Nyamara aya ni amategeko abantu bari barahawe. Amategeko anabanza yari agendanye no kubaha Imana. Noneho amategeko akurikiyeho agendanye no kubaha bagenzi bawe, cyangwa agendanye n'imiryango, cyangwa agendanye n'uburyo ubana n'abandi. Ayo mategeko rero muzabona kuri ariya mategeko uburyo Yesu Kristo yari abambwe. Ni ukuvuga ngo igice cyo hejuru cyari kinini, icyo hasi ari kigufi. Biriya ni ukuvuga ngo igice cyo hejuru, kiriya gice cyo hejuru cyari gisobanuye uburyo umuntu agomba kubana n'Imana ndetse akabana n'abantu bose amahoro. Pawulo yandika mu Baheburayo niho yavuze ngo mugerageze kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Niyo mpamvu mbararikira kugira ngo mwige ibyanditswe byera, kandi musabe kugira ngo amagambo y'Imana abe mu mitima yanyu. Ayo niyo mategeko Imana yahaye Mose ngo ashyire muri iyo sanduku y'isezerano.
nk'uko nimaje kubabwira, amategeko y'Imana arimo aragenda akandagirwa hasi, ariko hari ikintu kimwe ngiye kubasomera muri Matayo igice cya 5, mu gihe agaciro muri Matayo igice cya 5, Matayo igice ni icya 5 ku murongo wa 17 n'uwa 18. Matayo mu gice cya 5 umurongo wa 17 n'uwa 18 hari amagambo avuga ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Umurongo wa 17, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Nshuti bavandimwe, abantu benshi bazi ko Yesu Kristo amaze gupfa kumuzura amategeko yarayavanyeho, ndetse Yesu yanasubije abayuda bamubazaga ibyo kuba bavuga ngo mbese ngo waje gukuraho amategeko kubera ko baramurwanyaga, ariko Yesu yaje kubasubiza, ndetse asubiza n'abantu bajyana no muri iki gihe, avuga ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko yanjye atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba hanyuma y'ayandi akigisha abandi kugira batyo mu bwami bwo mu ijuru, azitwa mutoya rwose. Ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikaruta uko abanditsi nabo uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Mwa bantu mwe rero, ijambo ry'Imana yatubwira ko amategeko yayo atigeze avaho. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere Imana iturarikira muri iki gihe cyacu giheruka muri aya mateka y'isi, Imana iri kurarikira abantu kugaruka ku mategeko yayo. Nyamara kubwo kuyirengagiza, isi iri kugenda yinjira ahantu habi cyane. Ndagira mbabwire, kuba hariho ibi byorezo tubona, hariho indwara zigiye zitandukanye, ntabwo ari ukuvuga ko Imana itashoboye kuzirinda, ahubwo hari ikintu Imana yashyizeho nk'ikigombero kigomba kurinda abana bayo, cyangwa kigomba kurinda abantu. Ariko kubwo kwirengagiza icyo ngicyo, ingaruka zigomba kugira gute? Kubageraho. Abenshi ndabizi, harimo abagiye biga, harimo n'abatarize, ariko uko byagenda kose, buri muntu wese aba afite amategeko agenderaho, cyangwa aba afite amategeko amugenga mu gihe ari iwe cyangwa ari ahandi hantu. Ndagira ngo murebe hirya, murebe ese iyo abantu bagerageje kurenga ku mategeko abagenga bigenda bite? Ese mubona bigenda bite? Ndagira mbabwire ko nta yindi ngaruka y'ibyo byose turi kubona kuri iyi si, ni uko abantu birengagije amategeko y'Imana, bakirengagiza ibintu Imana yashyizeho. Rero wowe uri kumva iki cyigisho, ndakurarika kugira ngo ugaruke ku mufatiro Imana yashyizeho, kandi bizakubera nk'inkingi igukomeza muri uru rugendo. Ndagira ngo nkubwire ko hari amagambo ari mu Migani igice cya 12 umurongo wa 1, niho hari amagambo avuga ngo ukunda guhugurwa abakunda ubwenge, ariko uwanga guhanwa aba asa n'inka. Nshuti muvandimwe, wisa n'inka, ahubwo garuka ku ijambo ry'Uwiteka, garuka ku cyo Uwiteka yavuze. Uwiteka amaze kutubwira yuko ijambo rye ritigeze rivaho, ngo ndetse n'ubwo ijuru ryavaho, ngo nta gace cyangwa inyuguti bizigera bivaho. Ni ukuvuga ngo amagambo y'Imana ni ayera. Ndagira mbabwire yuko ubungubu buri tegeko twakaryize, ariko kubera igihe ari gitoya, mureke tugarukire aha ngaha. Imana ikomeze kubana natwe, kandi duhe kugaruka ku rufatiro. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Ke dusenge. Data mwiza ukomeye uri mu ijuru ryera, tumaje kubona amagambo yawe, tubonye buryo arimo aragenda yirengagizwa, ariko duhe kukwitegura kuko ingoma yawe iri hafi kuza, kandi uduhe kugera ku rufatiro nyarwo. Ubwo ugiye kugaruka tuzagusangane twishimye. Abarwayi, abakene, imfubyi n'abapfakazi, bose tubagushyize mu biganza kugira ngo bakugireho umugisha. Urakoze kuko utwumvishe, mu izina rya Yesu urakoze, amen.